Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nongeye kwifuza kugubwa neza no kuzura ubuntu n'amahoro bibonerwa muri umwami wacu. Nongeye kugaruka ku bwa SAVEUR divine, kandi nkuko maze kubimenyera tujye tuza tuganira namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana, bijyanye n'ikimana yadushyizemo kugira ngo tuganire namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ngewe rero mujye kuganira ni Bagabo Joseph, kandi nyine ngarutse ku bwa SAVEUR divine. Iki cyumweru turimo tuganira zimwe mu nyungu zo gusengana umutima uhuye, cyangwa se gusengana umutima uhuye bivuze iki. Twagendeye cyane ku ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice cya mbere umurongo wa 14, aho bavuga ngo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Bo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. N'iri jambo turimo tugendera mu kino cyumweru dushobora tuvuge hejuru y'umutima uhuye. Mbese umutima uhuye ni iki? Ni gute abantu bahuza umutima bikabaviramo gusenga hari mu buryo budasanzwe. Ngewe rero singaruka kuri ibyo ngibyo cyane kuko abandi bambanjirije babivuzeho, bavuze ku mutima uhuye cyane. Aho mwanagira ngo turebe zimwe mu nyungu zo kugira umutima uhuye. Abantu iyo basenga, abantu iyo babanye, abantu iyo bakorana bagahuza umutima, ni izihe inyungu zivamo. Turetse kujya cyane mu ijambo ry'Imana kujya no mu buzima busanzwe, muzareba cyane cyane ufate nk'urugero ku rugo. Iyo mu rugo harimo guhuza umutima haboneka iterambere mu buryo bwihuse, hakaboneka kugira ngo bagira aho bagera mu buryo bwihuse. No mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyangwa se mu buryo bw'umwuka, iyo abantu basengana, yaba itorero, yaba groupe runaka, yaba abantu runaka, yaba umuryango, iyo bahuje umutima bigira inyungu mu buryo bwinshi, kandi iyo badahuje umutima bigira biteza ibibazo nabwo mu buryo bwinshi. Iyo usomye ijambo ry'Imana byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 1 n'ubundi, naho hari amagambo atubwira ko guhuza umutima bimanura imbaraga z'umwuka wera. Iyo usomye neza aya magambo uhereye ku murongo wa 1 bavuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Reka nkubwire ngo kimwe mu nyungu zo guhuza umutima nuko iyo itorero risenga rihuje umutima, iyo abanyamasengesho basenga bahuje umutima, iyo umuryango usenze uhuje umutima, iyo abantu runaka basenga bahuje umutima, ni kimwe mu bintu bimanura imbaraga z'umwuka wera muri abo bantu barimo gusenga. Kuko baratubwira neza ko ku munsi wa Pentecote usohoye ngo bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'iz'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo, bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Urumva yuko kuba hamwe no kongera guhuza umutima byatumye umwuka wera amanukira abantu bari bicaye bari hamwe ariko bahuje umutima. Noneho ngo buri wese umwuka wera mugaragaraho amubonekaho. Reka nkubwira ngo impamvu ubona abantu akenshi bagisengera kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera, basengera umwuka wera ariko ntibamubone, basengera ibihe byiza ariko ntibabibone, basengera ibindi bintu byinshi ntibabigereho, nuko baba babuze guhuza umutima. Guhuza umutima ni kimwe mu bintu bimanura imbaraga z'umwuka wera mu itorero, bikamanura imbaraga z'umwuka wera mu muryango, bikamanura imbaraga z'umwuka wera no ku muntu ku giti cye. Iyo habonetse guhuzagurika no kudahuza umutima ni ikibazo. Bene data rero bakundwa, mwe dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mwe mukurikirana ibiganiro bya SAVEUR divine, turangira ngo twongere tubakangurire aho muba, aho musengera, aho mubarizwa, groupe ubana nayo, mu muryango wawe aho uri, mushaka uburyo mwongera guhuza umutima, uburyo bumanura imbaraga z'umwuka wera mu muryango wanyu.
mushaka uburyo mwongera guhuza umutima, uburyo bumanura iterambere mu muryango wanyu. Rega guhuza umutima byubaka ibintu byinshi. Pawulo yigeze yabivugaho nawe ubwo yandikiraga Abafilipi ibice 3:12 ukagenda umara ukagera ku 16 ujya ku 18 na 19 niyo wajya ku 20 cyangwa se ugahera no hejuru, usanga ko yagiye babwira ngo bene data mugira ikirenge mu cyanjye muhuje umutima. Ku 17 yavuga ngo bene data mugira ikirenge mu cyanjye muhuje umutima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Iyo usabye guhera ku murongo wa 10 ibice 3 guhera ku murongo wa 10 ugenda wumva neza ibyo yagiye babwira. Abababwira ngo rwose harageze batahate nagera, hari ibyo nkwiriye gukora, hari ibyo nkwiriye kuba, agenda abaha impuguro nyinshi cyane, agenda abahugura. Ariko arangije kuri uyu murongo wa 17 dusomye arabwira ngo ariko bene data mugira ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu izo mudufite icyitegererezo. Muhuje umutima. Hari ibintu bitakorwa abantu badahuje umutima. Hari ahantu abantu batagera badahuje umutima. Hari ibintu bitakorwaho abantu badahuje umutima. Ndagira ngo natwe twongere twisuzume turego mbese aho tubarizwa duhuje umutima, aho dusengera duhuje umutima, mu rugo iwacu duhuje umutima. Iyo abantu bashaka iterambere ry'urugo barabanza bagahuza umutima. Iyo abantu bashaka iterambere ry'itorero nabo barabanza bagahuza umutima. Nibyo Pawulo yabahuguraga, aravuga ngo ndabazi ariko ndabinyinga kugira ngo muhuze umutima, uburyo buzabahesha kwinjira mu gukora ingeso nziza no kwitwararika nk'uko natwe twitwararikaga nk'ibyo mwatubonanye. Rero nkubwira ngo iyo habuze guhuza umutima n'ingeso nziza zirabura, kwitwararika bikabura, ibyaha bikinjira, abantu bakagongana, abantu bakarwana, intambara zikaboneka mu itorero kubera ko abantu babuze guhuza umutima. Bene datero bakundwa mwe mukurikirana iki kiganiro cya SAVEUR divine, ndagira ngo nongere mbashishikarize, nongere mbahugurire kugira ngo twicare duhuze umutima. Ureba aho usengera, ureba aho ubarizwa, ureba mu muryango wawe, wongere uvuga ngo mbese hari turacyahuje umutima. Ni iki cyakorwa ngo twongere duhuze umutima? Aya ni amagambo meza kandi akomeye. Nibyo twavuga ngo zimwe mu nyungu zo guhuza umutima. Tubonye ko icyambere guhuza umutima bimarura umwuka wera, ariko guhuza umutima byubaka na societe, byubaka umuryango. Iyo abantu bahuje umutima umuryango urubakika, buretse kumanuka gusa kw'imbaraga z'umwuka wera, kubera ko abantu bahuje umutima n'umuryango urubakika. Iyo mvuga umuryango ndavuga umuryango usanzwe, umugore n'umugabo n'abana mu rugo, ariko ndavuga umuryango nk'itorero, aho barizwa, aho usengera, ndavuga umuryango nka societe, aho ukomoka. Reka nkubwire ngo guhuza umutima byubaka umuryango, kandi guhuza umutima bimanura imbaraga z'umwuka wera muri uwo muryango nyine. Urumva ko guhuza umutima ni ikintu gikomeye cyane. Nibyo Pawulo yababwiye ngo bene data ndabahugura kugira ngo muhuze umutima, nimurangiza mwitegereze ingeso nziza twagendanaga namwe ariko mugenda. Ni nabyo Yesu yabwiye abigishwa, yaravuze ati mugende mutegerereze umwuka wera hari ahantu, ariko nimuhagera muzahuze umutima namwe. Kandi ngo bahuje umutima koko mwuka wera aramanuka. Ndagira ngo nongere minyingire guhuza umutima. Turi mu bihe abantu bajagaraye, turi mu bihe abantu badashaka guhuza umutima, turi mu bihe abantu bari banyamwigendaho, buri wese yireba ku ruhande rwe, buri wese yiyumva ku ruhande rwe, ariko ntacyo bizakora. Imana iradushaka ko duhuza umutima kugira ngo hagire ikintu gikoreka muri twebwe. Iyi si cyangwa se abasenga bahuje umutima n'iyi si yahinduka, ariko kubera kudahuza umutima kw'abantu bitiriwe izina ry'Imana nta kintu gihinduka. Imana idushaka ko duhuza umutima kugira ngo hagire ibintu bihinduka muri iyi si, mu muryango wawe, mu itorero ryawe, aho ukora, aho ubarizwa hose. Bikeneye ko abantu bahuza umutima kugira ngo hagire ikintu gihinduka. Guhuza umutima kw'abantu runaka bituma haboneka iterambere mu gihugu, mu itorero no mu buryo bw'umwuka. Guhuza umutima kw'abantu runaka bituma umwuka wera amanuka akaza agatura muri bo. Niba dukeneye ko umwuka wera amanuka akaza agatura muri twebwe muri iyi minsi turimo y'imperuka, tukaganirizwa n'umwuka wera, tukavugishwa n'umwuka wera, tugakorana n'umwuka wera, biradusaba guhuza umutima bene data. Reba aho ubarizwa, nanjye ndebe aho mbarizwa. N'uwari we wese uzumva iki kiganiro azareba aho abarizwa, yaba iwe mu muryango, yaba ahasengera, yaba ari hirya no hino, areba mbese aho turi duhuje umutima. Ahari impamvu ibintu biri gupfapfana, ahari si uko tudahuje umutima. Guhuza umutima ni intambwe ikomeye ituma abantu bagera ku cyo bagambiriye kugeraho. Guhuza umutima ni intambwe ikomeye
ituma abantu binjira mu butsinzi iyo bahuje umutima. Guhuza umutima ni intambwe ikomeye ituma umwuka wera agatura mu bantu. Guhuza umutima ni intambwe ikomeye ihamagara iterambere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Bene data ndabashishikariza kwicara mugahuza umutima. Intumwa zahuje umutima, mwuka wera aramanukira. Bene data dusomye muri Filipi, Pawulo yarabahanguye arababwira ngo muhuze umutima nibwo muzamubona kugera ku bintu n'ibi runaka. Ndabinginga nanjye rero kugira ngo namwe mwese mukurikire kino kiganiro cyangwa se uzagikurikira uzarebe ngo mbese mpuje umutima n'abo tubana, mpuje umutima n'abo dukorana, mpuje umutima n'abo dusengana. Ahari ntago impamvu yo kudindira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ari uko tudahuje umutima. Nimusanga mudahuje umutima muzashaka uburyo muhuza umutima, ubundi iterambere, kuzuza umwuka wera n'ibihe byiza bizuzura muri mwebwe. Nuko mbifurije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.